kutwereka ntacyo dufatamo Wasili ibintu bihinduye isura mwabana focus bashyire kuri ariko se ijye kuri Wasili cyangwa ku gikombe n'ugiteruye oya uko neza dore uko bimeze abantu bari ku mashusho barimo barabibona uko nyine ibintu bihinduye isura uko nyine umva harya umuvugizi wa Yanga niwe wazanye ingwe muri stade Wasimba Wasili waramutse kutwinjire mu kiganiro uje uturuka he n'igikombe ntabwo yikoraho none urashaka no kuvuga tanga international Wasili tanga umeze mute abo mu rubuga rw'imikino none uguseka gusa Dewe ku munsi nzano wa mbere turimo turakora prediction. Orari ibyo ni twabihamyaga se twahamyaga ko muzagitwara oya mwerega si kisimwe mwari ikibazo nabo twazanye ay marashonda Jangwani yumvaga azagitwara Jangwani yavuze ko Simba na Apera zizakina umukino wa nyuma ngewe namweruriye mbere ndabungira nti rero uzirinde ko Wasili akora ku kintu bwa mbere araseka agira ngo n'urwenya ndongera bwa kabiri ndamubwira ninge ndi finale wowe niba wiyaminiya buwa mbere mu itsinda tuzahurire kuri finale ngo soro cabana se musi byoroshye no wa mbere mu bataca Wasi ufashwe ute igikombe ukivanye ute muri office kameme cyari cyamaze kugera muri office bigenze bite igikombe bakigwaye baje bakigaragera rwose tubabare basi kwabwa beza rwose uhirabura no w'inzobe basirabuza ati ko muhari igikombe bafite igikombe ese igikombe suku nagihawe oya no kwagira so bagisohoye reka bongere bagisore kuri office rero bakibazane muri RBA ibintu birakomeye cyane naha mbere gikandagiye cyane rwose wow naha batangarije ni nawe oya nibwo bwa mbere dutangira campaign ya cecafa niho hambere naje niyo media house ya mbere nakandagiyeho ndibuka nari ndi kumwe n'umuvandimwe ni hano hambere ore watashe mbere mwese ntago muri bazima ikintu gisekeje cyane nakunze kuntu yakoraga prediction ngo Rayon Sport yo ngizazamuka na best rusa egera umunsi wa nyuma umwanya yashakiraga ari uri kuwishaka nahisemo rero ko uyu munsi Radio Rwanda nizera ko iri mu bitangazamakuru kameme ni nacyo gitangazamakuru kigera mu Rwanda hose natekereje ko rero stade amahoro irimo abandi 45 hari abantu nabonye bari Rusizi hari abantu nabonye bari Muhanga hari abo nabonye bari mu turere dutandukanye tw'u Rwanda Nyanza ahantu henshi 45 byari biri muri stade amahoro nibyo byagize amahirwe yo kubona igikombe n'amaso yabo hanyuma rero nahisemo ko uyu munsi ngomba gukora igikorwa cyo kuzenguruka ku bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo mfate umwanya nongere nereka abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport igikombe twe tumaze imyaka 28 dutegereje ari cyo kikingi kimubona abakobwa bafite mu biganza iyi ni cecafa Kagame Cup dutwaye bwa mbere ariko ni cecafa ya kabiri in general ya kabiri ni mutware bwa mbere mu Rwanda oya ni cecafa Kagame Cup ya mbere kuva yaterwa inkunga n'umukuru kuko twebwe twaye 98 yari ataratangira kwitera inkunga yiteye inkunga imyaka aciye imyaka 4 twifuzaga rero guterura igikombe cyanditse izina ry'umukuru ubundi mu magambo make ku myaka ya Wasili ntago yarazi Rayon Sport itwara cecafa kuko igitwara ntago mbese no nari mfite nk'umwaka umwe cyangwa ibiri nta kintu uzi ntago nari mbizi byumva mu mateka nanjye ngewe rero nibuka ikintu kiriya gihe 98 wari ufite ubwenge ndabyibuka cyane arabufite yaracuruzaga rivuga ngo wavomera ngo ubuke buriya ikibuga cy'indege ikibuga cy'indege buriya kera abantu bari bafite access yo kugenda ukagira hejuru bahitaga muri aerogare bana ikintu najya nibagirwa mu mutwe wanjye harimo ibintu bibiri Rayon Sport ihageze habagamo udutebe tw'umweru yego
barahishimira baratumenagura twose basiga twacitse icya kabiri cortege yo kuva ku kibuga urumva kameme byewe nyine byagarukiye hariya ku kibuga kuko barasohotse ntago nari kuharenga barasohotse ari cortege ndende igikombe bagitwara mu modoka ya dekapo ifunguye hejuru muri make nta mukinyi n'umwe nibuka kiragiye ariko izo nizo memories zanjye icya gatatu naratashye mama rankubita Radio Rwanda ko navuye mu rugo ntabiherewe uruhushya ariko ngeze mu rugo Radio Rwanda yakoze coverage yo kujya kwakira igikombe cya Rayon Sport live yana kavura kari kugwa kabisa live icyo gihe twebwe twari twibereza Butare twumvaga kuri radio kabisa umunyamakuru sinibuka ngo ninde ariko kuri Radio Rwanda barimo baravuga bati barahatungutse ati baraje ati ndababona bakavuga amazina bati baza ndababona bati babiringaba cyogero nari namba akantu k'agakabutura kagufi ncamo hagati gutya nibwo bikini yadutse ku mwaka noneho Radio Rwanda ubwo yakoze coverage iri yonyine atari uko ibishaka yonyine kuko niyo yonyine yari rukumbi bakoze coverage y'uburyo igikombe cya ubwo nabo bana yagiye ibyara nabo kuri cecafa unyuzemo ujyaneyo nabo ubakorera iyo coverage noneho abo bana nyine Radio Rwanda ndavuga radio zindi ntoya nyine izi yabyaye harimo n'izo twuzukuruje urumva twabyaye radio disi bwa mbere 2004 nayigira izindi yagiye ibyara ubu tugeze nko mu kubuvivi hose unyureyo n'ugere no kubuvivi kuvageze kuri mere wajyana no mu bana no mu buzu igikorwa cy'abagabo ubwo yabanje hano wajyana no mu bana no mu buzu ubu nibwo ndi kubiha agaciro uburega cyane ubu muri no kunyumvana amagambo make muzigiye kujya munyumvana amagambo make cyane ngiye kujya amagambo make abaza no kwikimana ibikorwa bibe byiza nase Wasili iki